probable lineup Rugaju ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Rwanda iyi ni 11 bizewe nkuramo akantu ka probable 11 11 bizewe 11 bizewe ku mutoza Eric Nshimiyimana ndetse n'umutoza Adera Murusha hatabaye impamvu y'imvune cyangwa ikindi kibazo runaka umukinnyi yagira kandi kugeza ku mugoroba ku isaha y'isa moya n'iminota 18 bose bari bazima 18 Pitaga papuro niba ushaka document metari na 20 taruzura pitaga papuro nahita nkaguhereza ka 11 w'amavu mwizamu ni Ntwari Fiacre ntashidikanywa kabiri ni Kavita gatatu ni Claude niyo mugabo umutima wa defense ni Manzi Thierry na Ange Mutsinzi gatandatu ni Mugisha Bonere bakunda kwita Casemiro umunani ni Bizimana Jihad kapiteni 10 nuwo bita Muhire Kevin aka Runi uruhande rumwe bamwita George Yakwizera urundi ruhande ni Mugisha Gilbert Barafinda hanyuma hakata ku mukinnyi witwa Innocent Shooting wayijurira nyisubiramo nitonze ko ndimo ndasoza iminota Fiacre mwizamu kabiri Kavita gatatu Claude umutima wa defense Manzi na Ange gatandatu Mugisha Bonere umunani kapiteni Jihad 10 Muhire Keve uruhande rumwe Kwizera Georgia urundi ruhande Mugisha Gilbert Barafinda hakataka Nshuti Innocent mu magambo magufi ndatinze ntanari iminota kubera iki imyanya imwe n'imwe abakinnyi runaka kuko arabo ntakwirirwa mbaza kubera iki Claude kandi Mangwende yaraje umutoza Adel Amurusha nyibwiriye atya Mangwende nibyo yakinnye iminota 84 muri club akina muri derby yo muri Chypre nibyo rwose you are right Rugaju ariko yadukiriye match nziza kuri Zimbabwe Claude turanatsinda mukuyemo naba murenganyije kuko nta kosa yakoze muri match iheruka ibyo namusabye yarabimpaye ndamubwira nti ese ko Mangwende abantu bavuga ko bari hejuru kumurusha kandi yibenefita n'imbaraga abasore bayo n'abantu barebare Samira raje bijyamo physically baraturusha kandi Mangwende physically ubona yuko akomeye kurusha Claude arambwira ati nunajya no gutoza nk'umutoza mukuru muzimu mukinnyi amahirwe yo gukina match yaraguhaye indi nziza ati ibyo ngibyo bimwereka yuko ari less valued kuri wawe ntabwo nagikora yambwira ati Claude hariya yambwira ati cyo kora icyo uvuga ndamutse mbonye igitego ntayigitanga nahita nkora uburyo bushoboka nanone bwo kubakinisha kuri couloir bombi abanyarwanda bagiye kurakara ngo yafunga yego yafunga kuko benirakomeye iyo ni ingingo yanjye cyane cyane ariko yewe kubanzamo Claude hari Mangwende kandi ari byo nshoje nyine icyo nyine reka ntange igitekerezo icyo nshaka kukivugaho uko mbibona nyine nkuko mbazi Mangwende hari umuvandimwe we wa hafi pe yaramwe ngo Mangwende mvune yagize n'impamvu yatinze muri rehabilitation mvune yakize imbere pe ariko kubera hakina baravuga ati none wowe tuzo banza ukire neza nuvuga ngo Mangwende yarakize fitness irahari ibintu byose birahari nta kimwe gihari ariko na coach ntashidikanya kuri fitness icyo kuvuga ngo rero ngo kubera ko uyu mukinnyi yamaye match nziza reka nongera mugaruremo wenda hari uwo nekereza ko yatanga byiza kumurusha nge nashyira buretse mwerekeze uri kuvuga nk'umutari muri management ikibazo cyawe nuko udashaka ko nge ntanga itegeko kandi biraturira iminota kandi nibyo amasegonda 30 defend nge uko mbyumva numva wagashyizemo umukinnyi utanga byiza kurusha undi ntagendeye ngo yampaye ibi ubyari byiza niba ubona Mangwende yaguha byiza kurusha Claude y'ibyo yaguhaye Claude yatanze nibiye kandi baratsinze ibi yatanze nibiye kandi baratsinze kandi ngo hari watanga byiza kumurusha ubibwiwe n'iki nose ibyo Claude yatanze na projet byararangiye nta warenzaho naho Mangwende we ntiyagira match birashoboka ayo bayita amavubi oya logique ya Adel tureke no kuvanga abanyarwanda irumvikana oya iyo ni principe ya coaching iyo umukinnyi yaguhaye umusaruro umwasha birasanzwe ni burayo uzabirebe iyo umukinnyi yatsinze igitego bamuha match niyo mpamvu Kitoga yitwaye neza muri Tanzania ariko umwaye impamvu ntago wankuramo gutyo gusa ngo nkuyemo ntago haburi impamvu mubwira nti uyu arama byiza kurusha anyway twese ni igihugu cyacu
kandi na buri muntu yemereye igitekerezo cye. Let us agree to disagree as brothers. Tuvuye aho rero kuri iyo line-up reka mbibutse ko tariki ya 15 ukwezi kwa 10 2024 mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika u Rwanda rwari rwakiriye Benin umukino wangereye ibitego biri ku gitego kimwe by'Amavubi. Haba mu mpinduka zabaye inshingiye kuri line-up Rugaju yamaze no gukonfaminga ubwo abasohotse ni Ombolenga ni Mangwende ni Jana Clement ni Gerlet Sabose nabo ngabo baza ko batari muri line-up ubwo n'abakinnyi ni Ombolenga umwe Mangwende babiri nije na batatu na Gerete bane nizo mpinduka ziri bube ushingiye kuri ya mukino hanyuma kuri Kavita yavuze ko Kavita ngo ntabwo yataka ariko ngo amukundira ko yamuha balance mu gihe abandi bagiye kwataka aravuga ati nuko ngo hari ukuntu ari cyo bita rest defense mu mupira icyo igihe abandi bagiye kwataka abandi basigara inyuma barinze avuga ko azajya asiga batatu Ange Manzi na Kavita ko Kavita buri yakina mu defense atari cyo mukundira akora ibintu biri simple bari yayibonye arayikubita akayijyana icyo bamutumye ari cyakora kuzamuka n'umubwi yumva consigne z'umutoza ibyo kudefana nako kwataka n'umubwi bango yazamutse izamu isa nkaho mu Mavubi bakonfirmye ko agomba kuzakina kabiri. Yego hanyuma ku kintu wavuga gatindi Iberi nari mfite impunyenyera namubwiye yambwiye ati ndakizi pe ambwiye ati ko Claude atajya crossinga arambwiye ati na Kavita nta crossing bikeneye cyane kuko benefit abadefenseri barebare ati n'ubundi crosses sindi bukenere nyinshi atahubwo nyeneye ko baza kugerageza gukina umupira wo hasi ati yambwiye ati muraza kubona icyo bita umupira utembera passe turakina baro yo hasi yakoreshaga ijambo ngo turakina icyo bita ngo you see sweet football umupira nyine mwiza hasi passe nyinshi hasi ati kuko tugiye mu by'amaduel yo mu kirere twazanye ushaka kugira baradusumba baratusha n'imbaraga z'umubiri ati rebe n'abawinga mfite ni bagufi bombi abe Georgia abe na Barafinda ati nanshuti ku badefenseri b'iyi equipe ntago yabashobora ni ibisore ni barebare ati rero dushatse gukina baro mu kirere ntago twabishobora turawushyira hasi turebe ko ariho twabarushiriza ubwo narebye n'amashusho ya match ibanza y'Amavubi na Benin iriya nyine navugaga mu kanya kuko urebye nk'igitego nshuti yatsinze hano baro yatraverishije n'ubundi yacaga hagati iciye hasi niko byagenze hanyuma yashoje avuga kuri Muniye reka nsoze byaba byinshi ariko reka nsoze kugira ngo twinjire muri Benin iza guhura tujye no kuri head to head mu kanya nambwe se murashobora Muniye gute kare umukinnyi wa mbere utugora ko buri gihe iyo bateye imipira nyine izo second ball kuri Benin ni barebare Samira agiye kubijyamo urabona ahita devia baro mu mpande bagahita binjira muri box yacu abamaze kugeramo we na nimero 10 ugasanga badutse ibitego Benin kenshi wenda ngufashije mu mikino 5 Rwanda rugakina n'ikipe y'igihugu ya Benin batsinzwe ibitego 7 birimo 2 bya Muniye yego sinayishakaga nonaha niyo mpamvu ndi kuri Muniye gusa ni Muniye wenyine ibitego 7 twatsinzwe birimo 2 bya Muniye wenda ubwo aba Andreas utonje ndabajya bose barabigabanye bagiye babigabana ndashaka rega ko Rugaje ari kuri jambo nka kujyana niwe tujyana muri ibyo byose rero namubajije arambye ati turaza gukora icyo bita marquage yitwa sandwich gusandwichinga ni kumwe umwe bamushyira hagati yavuze ati Casemiro ni muremure na Ange ugomba kuba mumaritse ni muremure yavuze ati rero nasabye Casemiro ko mu gihe bagiye kuransa imipira kuri Benin azajya agaruka asa n'uwegera abadefenseri Muniye asa n'uhagaze hagati ya Ange na Casemiro ati ku buryo nagarura umupira ugarura nk'inyuma we Casemiro ube uwubona nashaka no kuransa wowe Ange ube wakwantisipa ukurikire iyo movement y'iyo baro ati nyine mu musandwichinga ni nka kuriya bajya bakora urabona hari nk'ibintu tujya turya ukaba ati mu nkorera icyo bita Rolex yego bafata chapati bakayishyira hejuru y'amagi amagi hejuru andari munsi agapati karimo imboga nibyo bintu byakorera abantu kubyumva cyangwa se kwa kuntu ukata umugati ugashyiramo kavoka kavoka ushyiramo hagati nuko baza kuba bamugize baramunigiramo hagati yabo ngo twamukaniye ngo ntagomba guhumeka rigoga ku mpamvu z'umwanya wawe reka mbere umwanya wanjye rwose urabizi ko umukunda cyane probable lineup ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Benin ari naho hatujyana kuri ya mikiniro ruri ku murongo probable lineup y'ikipe y'igihugu ya Benin iraza kuburamo umuntu ita Junior Olaitan uyu mugabo ikipe yari yanze kumurekura yageze mu Rwanda ku munsi w'ejo mu gitondo bivuze ngo imyitozo yose igihe cyose bakoreye hano ntabwo yigeze akina kwa muri Turukiya hana akina bari banze kumurekura bivuze ngo 10 baza kubanza mu kibuga Benin ifite gahunda yo gukina 4-5-1
ndashaka gukina 4-5-1 kuko yamaze kubona ko ngo icyatumye itsindirwa hano mu Rwanda ni barebare bityo ntibahindukira vuba u Rwanda rwakina imipira ica mu mpande bikabagora kuba bayidefanda kuko ni barebare bigasanga babasize barimo bashaka gufungira hagati kugira ngo bakibe ikipe y'igihugu u Rwanda batajya bacisha imipira mu mpande barimo bashaka gukira abakinnyi batanu hagati mu kibuga hanyuma abari ko bafite consigne uko abawinga bagomba guhindura imipira kuri Steve Muniye. Ikindi kintu burango Muniye muri aya makipe yose yitwa ngo ari muri itsinda ryacu turimo itsinda rya gatatu ni u Rwanda nirwo rwonyine ataratsinda igitego. Icyo kintu ngakijyanye muri no match kuko yatsinze ikipe y'igihugu Afrika y'Epfo atsinda Nigeria atsinda Zimbabwe 2 na Lesotho yarayitsinze ntaratsinda u Rwanda uko kimwe kusa badutsinze ntabwo ari wagitsinze u Rwanda yarutsinze mu gushaka igikombe cya Afrika. Hanyuma 11 umunyezamu yitwa Marcel Danjinu akina ikipe yitwa Kruger United yo muri Pretoria muri Afrika y'Epfo. Bafite abadefanseri uraza guca ku ruhande rw'iburyo yitwa Yohani Roche akina ikipe yitwa Petrol yo muri Romania. Mohamed Tijani wa Everton yo mu Busuwisi na Olivier Verdon baraza kuba bakina muri defense twakita nk'ahari ya batatu akira muri defense ya babiri witwa Mohamed Tijani wa Everton yo muri Suisse na Olivier Verdon wa Ludogorets Lasgrade yo muri Bulgaria. Hanyuma uruhande rw'iburyo rukajyaho Uwolota Mimu wo muri Hata yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hagati mu kibuga bafite Sesida Rumeida ukina mu ikipe yitwa Nefti Baku yo muri Azerbaijan irazwi. Bafite Imran Hassan wa Grasshopers yo mu Busuwisi. Bafite kandi Dodo Doku wa Lexus yo muri Portugal mu cyiciro cya kabiri na Andreas Hutonje umukinnyi wa Burnley utijwe mu ikipe ya St Paul. Hanyuma akaba kana kitwa Olatunji Teslim gakina muri Finland akaba ari umusore kwitwara neza winjiye muhamagaye bwa mbere. Ahisa natangira muri 11 wako Junior Olaitan yagize ikibazo cy'indege batinze kumurekura yahageze ku munsi w'ejo. Hanyuma rutayizamu Steve Muniye wa Ranyasport mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Turukiya. Bene irambara umweru umunyezamu w'abarambara rouge bordeaux. Nuko biba bimeze nuko rwose wabita irambara umweru umuzamu yambaye umutuku aranditse kuri YouTube ngo ariko gaborana igitugu nk'icyamobuto ariko nicyo gikenewe hano ni iminota none ikindi ku cy'abantu nanjye arabandenganya shanga nakoresheje umwanya ni igihe gitoya ariko nacyo cyiza ni nabyo byiza ntitugomba kubarambira ariko hari ukunda igihe yego ari umuntu kugeza isa ninde muntu utazi ko ikintu cya mbere ari amakuru abantu bari kutubaza ngo match iraca kuri televiziyo Rwanda ngo na radio Rwanda live na EPR mu Misiri yaciyeho nkanzwe ikipe y'igihugu hano ku mahoro bireba amavubi byabereye mu Rwanda